Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro kubera ko iduteranyije muri iri teraniro kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turabanza rero gusenga Imana tuyishimire ko iduhaye akanya nk'aka ngaka ko gusangira ijambo ryayo. Mana, turagushimiye kandi turaguhimbaje ko ushobora byose, uri uwera gitare gitanga ubugingo, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amasezerano, ufite imbaraga ukagira ubutware n'ubushobozi mu zaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. Niyo mpamvu natwe kuri iki gicamunsi dushima izina ryawe kuko ubashije kuduteranyiriza muri iri teraniro kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Manura imbaraga z'umwuka wera zivane natwe zidushoboze, kandi gitare gitanga ubugingo abagiye kumvira ijambo bose ubaha umugisha. Umwuka wera ari we mwarimu mukuru akomeza ribasobanurire, rigenda rikora imirimo n'ibitangaza, risenye ibikwiriye gusenywa, ryubake ibikwiriye kubakika. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kubwira ijambo ryawe Mana. Ndagushimiye rero ko urabana natwe, ndagushimiye ko imbaraga z'umwuka wera ziradushoboza, ndagushimiye ko witeye kuri mu ruhande rwacu kandi utugirira neza. Isi yose izumvira ijambo gitare gitanga ubugingo, rizageraho rivana umuntu naho rimujyana, rizamukomeze muri uru rugendo, rizamushyigikire, rizamutere kwera no gukiranuka no gukomera mu rugendo rujya mu ijuru. Mana, tugushimiye ko ubikoze kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Imana yacu ishimwe bene data ba Kristo. Turi imbere y'ubwiza bw'Imana kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ryayo. Amazina yanjye nitwa Evangeliste Safari Jean Nepomuscène, nkaba ndi umunyarwanda utuye mu karere ka Rubavu. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana batatu. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 4 cya Mose cyitwa Kubara, ibice 6 umurongo wa 24. Haravuga ngo Uwiteka aguhe umugisha kandi akurinde. Amen. Turasoma nanone mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ibice 3 umurongo wa 20. Haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Imana ishimwe bene data. Iri jambo iyo umuntu ashatse kuvuga ngo Uwiteka aguhe umugisha kandi akurinde, mu yandi magambo aba akwifurije umugisha wuzuye. Ndagira ngo turiganireho nk'uko umwuka wera bidushoboze. Iyo rero umuntu avuze umugisha, abantu benshi bakunda kumva ibifatika, bakumva amazu, abandi bakumva amamodoka, abandi bakumva inzu, abandi bakumva amafaranga. Nabyo ni umugisha, ariko ijambo umugisha ni rigari, mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni rigari. Bene data ba Kristo, iyo umuntu akubwiye ngo Uwiteka aguhe umugisha kandi akurinde, ndagira ngo tubanze dusobanukirwe ijambo ryitwa umugisha. Iyo urebye umuntu ukamurebera mu mubiri ntiwashobora kumumenya. Kugira ngo umenye umuntu uwo ari we, umurebera mu isi y'umwuka. Bivuga ngo umugisha uri mu isi y'umwuka, kuko ibitugeraho byose bibanziriza mu isi y'umwuka bikamanuka bikatugeraho mu mubiri, ariko biba byahereye mu isi y'umwuka. Bivuga ngo iki? Umuntu wese ukuroga akurogera mu isi y'umwuka, ariko ukurogora nawe akurogorera mu isi y'umwuka. Bivuga ngo ibigera ku muntu ku isi bihera mu isi y'umwuka. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Kugira ngo nsobanurire ijambo umugisha, ni rinini cyane kandi ni rigari. Dushobora gufata n'iminsi 3 turivugaho, ariko ndagira ngo turisobanure mu buryo bukurikira. Akenshi umugisha uba uri mu isi y'umwuka. Ushobora kurebera umuntu mu isi y'umubiri ukaba wamwitiranya, ukabona adafite amafaranga, ukabona adafite amazu, ukabona adafite ibindi bifatika, wowe ukavuga ngo nta mugisha afite. Siko biri. Ndagira ngo mbahe ingero zifatika nka 2 ubundi dusenge. Urugero rwa mbere, Yesu yaravuze ngo hari umugani w'umwana w'ikiraro wagiye asaba se 8 we. Bibiliya iravuga ngo nuko se amuha 8 wiwe, amuha ibintu bye, umwana aragenda bijyana mu mahanga.
ngo ageze iyo arabisambanamo ibindi arabiyaya. Bibiliya ngo byose birashira. Bimaze gushira ngo yageze ku rwego ajya gusaba akazi ko kuragira ingurube. Kubera ko byose byashize ngo agera mu gihe yumva yifuza yasangira n'ingurube. Umunsi umwe yitekerezaho. Imana idufashe cyane. Muri kwa kwitekerezaho aravuga ngo ariko ko ndimo mpangayikira aha ngaha, nkaba ndimo ndagira ingurube, nkaba ndimo nziha ibyo kurya, nkagera no ku rwego numva nakwifuza no gusangira nabyo, kandi kwa data hari abaja, hari abagaragu, hari ibyo kurya. Mu yandi magambo ngo yumva yigiriye inama, aravuga ngo icyaba cyiza nuko nafata icyemezo, nubwo nahemutse kwa data, nubwo ntakwitwa umwana wa data, ariko ngende nibura sanyita umwe mu bagaragu. Mu yandi magambo igihe cyarageze, ibyo yibwiraga ko ari umugisha bishize, atangira kwicuza no kwihana no kwisubiramo, afata icyemezo cya kigabo. aravuga ngo nubwo nakoze ibidakwiye, nubwo nakoze ibitameze neza, reka nsubire mu rugo nongere nsabe papa imbabazi, mubwire ko nagikwiriye kwitwa umwana, ahubwo nkwiriye kwitwa umugaragu. Imana ishimwe. Abahanga bavuga yuko umuntu wese ufite umutima umukira urubanza, uwo niwe mukristo. Iyo umuntu agifite urukiko rw'umutima mu buryo bw'umwuka, aba akiri muzima, kuko abasha kumenya ko yacumuye, kandi iyo abashije kumenya ko wacumuye urihana. Hari umuntu umwe wigeze avuga ngo burya ngo iyo umusazi amenye ko yasaze aba yakize, aba atakiri umusazi. Mu yandi magambo apfa kumenya ko yasaze. Ako konyine ko kumenya ko yasaze aba yakize. Rero iyo umuntu yamenye ko yacumuye, aba yateye intambwe yo kuba yasaba imbabazi. Imana itugire neza. Isi turimo none ifite ikibazo. Abantu barimo barakora ibyaha bagashaka no kwitwa abakristo, ntabwo bamenya niba bacumuye cyangwa niba batacumuye. Aragenda agakora ibizira, akagaruka akajya mu rusengero, agashaka yuko abantu bakomeza kumwita umukristo, kandi ntibikunda. Mana ishimwe. Igikwiriye niki? Nuko agira urukiko rumucira urubanza, akamenya ko yakoze ikibi, kuko igihe azamenya ko yakoze ikibi, azatera intambwe ya kabiri, acyature, asaba Imana imbabazi, Imana yongere imugarukeho, Imana yongere igaruke mu rugo, kuko yabashije kumenya neza kandi agasobanukirwa yuko yakoze ikibi. Bibiliya ivuga iki? ngo uyu nguyu we yarisuzumye, amaze kwisuzuma afata icyemezo cya kigabo, agaruka mu rugo. Ageze mu rugo, Bibiliya iravuga ngo se amubonye, haleluya, ngo arirukanka aramuhobera. Amina. Barahoberana banezerewe, ngo abwira se tumbabarire papa, nataye ibyanjye, narabiyaye, naje kugira ngo sinitwe umwana wawe, ahubwo nitwe umugaragu. Se ngo aramubabarira, aramubwira ngo umwana wanjye humura, nguhaye imbabazi rwose, kandi ibyo wataye byose ndabikubabariye. Saramubabarira, ariko yamubabariye kubera yuko yateye intambwe yo kujya kugira imbabazi. Ngo ahita ategeka abagaragu, aravuga ngo mugende mushake ikimazo cyiza, muteke turye twishime, mushake n'ikanzu nziza, mumwambure buriya bushwambagara, ayambare agaragare neza. Bivuga ngo umuntu wihannye, Imana imugarukaho, akongera akagira isura nshya mu buryo bw'umwuka, akongera akagira umubano na data wa twese uri mu ijuru, bakongera bagasabana neza, kuko Imana niyo yonyine ivuga bikaba, yategeka bikagira gute, bigakomera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mana ishimwe. Ngo abagaragu barategura, barangije gutegura barateka barishima. Wa wundi wasigaranye na se ngo abaraje asanga habaye umunsi mukuru, arabaza ngo mbese byagenze gute, niki kiraha? Baramubwira ngo mwene wanyu yagarutse, yaje. Ngo yumvishe ko yaje, bamubagiye inka, bamwambitse neza, bamukoreye ifete. Ngo arababara, abwira se ati ngiye ibyo birori simbizamo. Saramubaza ati mwana wanjye se ikibazo kirihe? Aravuga ngo data ngiye mbana nawe, aho unumye hose njyaho, ndakumvira, iyo unegetse iki ndagikora, wanumanga nkagikora. None uyu mwana wataye umutungo wawe akamara ibyawe, niwe wakoreye ibirori, kandi ngiye sinakubwira ngo nibura umena agakakamwe nishimishamo n'inshuti zanjye ngo wemere. Saramuvuga ngo mwana wanjye ibyo mfite byose ni ibyawe, duhorana nawe, ni wowe ndimo nkorera.
ibyo ntunze byose ni ibyawe, mu gihe gikwiriye uzabibona. Saravuga ngo ntabwo nari kubura kunezerwa, nezererwa murumuna wawe kuko yari yarapfuye none arazutse, yari yarasimiye none aratarutse. Imana ishimwe. Imana irimo irabwira abantu basimiye bakazimirira mu byaha ngo mwongere mugaruke ku rugo. Haleluya. Uwiteka Imana aracyabafitiye imbabazi. Amina. Turacyari mu mwaka w'imbabazi watangiye kuva igihe Yesu Kristo yaziye ukazarangira igihe azagarukira. Mu gihe rero impanda itaravuga, imbabazi ziracyariho. Haleluya. Uwiteka aracyari kuguhamagara wowe wakoze ikibi, wowe waguye mu byaha, wowe wakoze n'ibyangwa n'amaso. Uwiteka tera intambwe ugaruke ku Mana wisaba imbabazi, irakugirira impuhwe. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Yaramubwiye ngo yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none aragarutse. Imana ishimwe. Yesu ari kumusaba yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muse musange ndabaruhura. Bivuga ngo abaruhijwe n'ibyaha, abazimiye bataye urugo rwa data. Imana irimo iravuga ngo mugaruke mwongere murarame murebe ku musaraba, mwiringire imbabazi, mwiringire ubuntu buturuka mu ijuru. Uwiteka Imana arabagirira ibambe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana yacu yuzuye imbabazi. Kimwe mu byo tubonera mu bumana bw'Imana harimo imbabazi tugirira. Ku ijambo ryayo muri Zaburi 136 iravuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi zihoraho iteka ryose. Ndagira ngo ngutangarize wowe twumva yuko imbabazi z'Imana ziracyariho. Humura. Ibyaha byawe uko byaba bingana kose, nubwo byaba bitukutuku, garuka Uwiteka arakubabarira, bihinduke bisumweru bisa na sharegi, ko imbabazi z'Imana ziracyuzuye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bakozi b'Imana, Uwiteka abagirire neza. Ngo arangije aratuza yicara aho ngaho, wa mwana asubira mu rugo. Ndagira ngo mbabwire hano ikibazo cyari kirimo ni kimwe. Yagiye atwaye ibintu ariko agenda nta mugisha ajyanye. Mwama tugire neza. Uyu mwana yagiye atwaye ibintu ariko yagiye nta mugisha ajyanye. Nicyo cyatumye agaruka ntacyo agize gute afite. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kugira ngo tubyumve neza, ndavuga umunsi umwe Abisiraheli bigeze barwana n'Abafilisitiya. Bibiliya iravuga ngo Abafilisitiya babambura isanduku y'Uwiteka Nyiringabo barayijyana. Ngo mu rwego rwo gusuzugura Abisiraheli, ngo bayiryamishije hamwe n'ikigirwamana cyabo cyitwa Dagoni. Ngo babwira Dagoni ngo iyi Mana y'Abayisiraheli uyirinde. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Imana yacu aho yari iri habaye nijoro yari itamuriye. Ndagira ngo ntangarize umuntu wese unyumva uri ku isi, iyi Mana data wa twese ituye mu ijuru ahirengeye hayo ijya yitamurura. Amina. Humura. Uko waba uri kose, aho waba uri hose, umenye yuko Imana ijya yitamurura. Ngo yari itamuruye igenda isanga Dagoni, iramubaza ngo bakubeshe ngo ndinde. Dagoni iti ngo Imana icyo yakoze n'igiki. Yafashe akaboko ka Dagoni iragaca igakubita hirya yisubirira mu isanduku iratuza. Ngo baje mu gitondo basanga Dagoni yabo yacitse akaboko. Icyo bakoze ni igiki? Bagiye mu iduka bagura supaguru bahuma ka kaboko bagasubizaho. Babwira Dagoni iti Imana y'Isiraheli nigaruka nijoro wihagarareho. Ndashimira Imana data wa twese, iyo dusenga n'igicika amaboko ibera hose icyarimwe. Iyo ivuze nawe uyivuguruza, iyo iteye intambwe nawe uyisubiza inyuma. Ni Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Imana ishimwe. Amina. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ngo habaye nijoro tena ngo Imana iragaruka ibaza Dagoni ngo koko bongeye baragusuka barakubwira ngo uzugire gutuza undinde. Dagoni iti Imana yakoze iki? Yafashe ukuboko kumwe kwa Dagoni iraguca, ifata ukundi iraguca, ifata n'umutwe irawuca, igihimbi hirika hasi. Ngo niko n'ukuboko kw'Imana kwagendaga kuremerera Abafilisitiya, bamwe bakarwara ibishutwe abandi bagapfa. Uku kuboko kw'Imana kurabaremerera ndetse cyane. Ngo bageze aho baje mu gitondo basanga Imana yabo yacitse byose, nta mutwe igira, nta maboko igira, abantu barimo barapfa. Biravuga ngo bahamagaye abanyabwenge babo, bivuga ngo bahamagaye abapfumu n'abakonikoni, barabasa ati ukuboko kw'Imana y'Isiraheli kuturemereye kutuguye nabi, dukora iki? Ngo abahanga barababwira ngo umva, iyi Mana y'Isiraheli